ambwira kugura buje 5 n'amajya 5. Ubwo si igikapu wakiguza ngahe? Igikapu naba nabashije kukigura 1000. Wakiguze? Naguze igikapu cya 15. Kamwe murabona ko ari keza. Ahubwo se wabicuritse erega twihutaga. Taga ntago byari byoroshye. Ari amagi. Zihani buje 5. Ai ndabonamo n'ikibiriti. Kibiriti ni iki? Cyo gufatisha buje. Icyo gishashe se kindi mbona wateretsemo. Sashi nayo. Nyine ni irazamukiraho amafaranga. Icyo nakuzaniye. Ego. Haranuka we cyakoresha amafaranga ko nta mabyi ya satani. Bikaze. Naguze ko kofi yoboye isisi. Buje se ni kari. Nakubwiye ko tuganira turebana rwose. Nabiguze byose ndabifite ubutuvugana. Review urabona ibintu atari byanjye. Yego rero ati umunezero no wanye ngiye kukwereka kandamo kuko inkoba nakoze nakubita mwana wanje. Yego mubyeyi mwiza. N'amadolari ngiye kuguha mwana wanje urabyumva neza. Ndashaka niyo ngisigirukanira aho ngaho uri umuzamurira amadolari 700 mwana wanje. Ni imihango ubwo ni imihango byo batajya. Bugande yego kuri cyane kuzanze tore mwana wanje ngwa miliyoni 350 z'amadolari yanyuze muri byinshi umunyeshuri yanyuze muri byinshi yanyuze muri byinshi mwana wanje ariko baramurwanya amurugera mu mwenda w'imbere muri bya bintu anya kontakisi mwana wanje none se muzengi ibyo birandeba nzanye n'ahantu hanuka. Eko wamfashije kuko nkibonera amafaranga kuko nimero yanyu nayifashe. Oya muga ndi kubikora maze gucana ya mbere. Kubwiye ngo ngucira 3. 1 2 3 Yego turakumva mubyeyi. Yewe ndasibye nababwiraga dore amafaranga. Ngayabonye nabonye mubyeyi mwiza. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko
mumeze neza cyane cyane. Uyu munsi ntabwo ndi bubatindire, ndacyari MC Seti, iyi ni Kigali News 250. Uyu munsi rero nakoze urugendo rurerure ndetse kandi nahamagawe ndi mu rugo cyane yuko ubona ko niyambariye n'udusandara ukuntu n'amazi yo kunywa, turi ku izuba ryinshi cyane. Hari mushiki wanjye wamamagaye, reka rero atugereho ndabona ibyo yaguraga, waza tukavugana, reka ndebe ibyo yaguraga birarangiye, noneho mubashe kumenya. Gwino tuvugane, ntago wasoje? Okay, mfashe iyi mikoro. Reka tuganire nawe, tubashe kumenya mpamvu ki turi aha ngaha. Amazina bakwita nde? Watangira wibwira abadukurikiye. Yenda ngenda kuzi, ariko hari abadukurikiye bashobora kuba bakuzi ariko hakaba harimo n'abatakuzi. Amazina yanjye yitwa Ineza Alice. Rero kuri uyu munsi aba nishimiye kuguhamagara. Tuzamuka numva kanyota kagabanutse. None wamamagariye iki, bimeze bite? Rero impamvu naguhamagaye, Yego. urabizi ko amaze iminsi mfite ibibazo, narabaye nk'umusazi, ariko burya naje kubona umuntu va ku giti dore umuntu kabisa. Va ku giti dore umuntu? Va ku giti dore umuntu rwose. Bikaba bishaka kuvuga iki? Kugera izi saha rero namaze kubona umuntu w'umuvuzi ukora ibintu bya gakondo, uvura, umwakura, kwirukana inyatsi, utanga urubyaro, utanga urushako, ibintu nk'ibyo. Se biriya bintu bibaho? Biriya bintu bibaho cyane. Nanjye haraho nari ndi mu bihe byashize, umugabo yibwe n'umugore, hanyuma rero bahamagara umuntu, tujya turi kwikorera inkuru, tubona umuganga rwose araje, ibintu arabikemuye. Twihagarara aha ngaha mbanze ndubukemo gake kuko twakoze urugendo rurerure. Nuko rero by the way mbibutsa yuko Alice njye ari inshuti yanjye mu buzima bwa buri munsi, nkuko yaramaze kubitubwira ngo yaramaze iminsi afite ibibazo byo yarafite, ndabizi. Nuko umaze kubona wa muganga? Namaze kubona wa muganga, nyine mubwira ikibazo mfite, ambwira inzira ngo mbese ambwira ibintu nyine ngomba gukora, ambwira ibyo ngomba kumushyira kugira ngo amfashe kuba nabanza gukemura icyambere, nkabanza ngakemura ikibazo cy'inyatsi. Nabikemuye gute rero? Yarambwiye ngo nzamushakire ikimasa kitagira amahembe. Kurira muri ziranche za Rwamagana Kibungo. Yego. Uwo cya kimasa naragishatse nyine ndakijyana, tugikoreraho imihango. Imihango kirere. Hari umuntu se ubwo sibye nibyo njya numva ngo gutanga ibitambo by'abantu? Oya, nta bitambo by'abantu asaba, agusaba ibitambo nyine by'ibintu bisanzwe biraho by'amatungo, akakubwira n'ibindi nyine wakora. Nuko nyine ndakijyana, tugikoreraho imihango, biza kurangira hari n'ibindi bintu nyine ntumye ngomba kwikorera ngewe ubwanjye ku giti cyanjye, nkabugira gute nkabona amafaranga. Yego. Birangira rero musabye amafaranga, basi arambwira ati rampa amafaranga yenda fatizo kugira ngo nemere ko ibyo akora ari ukuri. Ambwira rero ukuntu ngomba kugira gute, ngomba kubona niba namusabye ko wenda yamfasha nkabanza nkabona 500. Arambwira ati 500 rero ni make ku bushobozi mfite cyangwa se ku bintu nkora, ahubwo nakurengerezaho n'utundi dufaranga. Yego. Ariko ambwira ibintu nyine ngomba kugura, ambwira uko ngomba kubigenza, ntagombye gusubira kumureba, nyine tugakominikana, tugakora bya bintu nkahita mbona amafaranga, ntagombye gusubira. Ibyo yakugese ni biki? Ubwo nyine yarambwiye nzagende ngure amagi 5, ngure na buje 5, ambwira ukuntu nyine nzajye muri toilette, ambwira uburyo nzabigenza. Rero ibyo nibyo byatumye nawe nguhamagara kugira ngo uzurebe mu by'ukuri, urebe ukuntu nyine ubuzima burimo bugiye guhinduka, ngiye kubona amafaranga. Ndashaka kumbimbwira turebanire, ubwo ndacyafite amatsiko. Uracyafite amatsiko? Ugura amagi 5 na buje? Ntabwo guza amagi 5 na buje ndetse n'iki gikapu, urumva yambwiye kugura igikapu gishyashya, ambwira kugura amagi 5 na buje. Ibyo byose yamaze kumbwira, nyine urumva na twongeye twihagarare ruguru. Ibyo byose amaze kubikubwira? Ibyo byose amaze kubimbwira, nyine nahisemo kugenda ndabigura. Yego. Kugera izi saha rero ubu byose ndabifite.
ndi kugira ngo njye kukwereka uko bikora. Yego. Igikapu yagutumye kugura igishya. Yambwiye ngura igikapu gishyashya, ambwira kugura buje 5 n'amagi 5. Ubwo si igikapu wakiguza ngahe? Igikapu naba nabashije kukigura 1000. Wakiguze? Naguze igikapu cya 15. Kamwe murabona ko ari keza. Ahubwo se wabicuritse erega twihutaga. Taga ntago byari byoroshye. Ari ndajya ducunguza uburyo umwete. Yego. Kameramani namurike hasi dore nambaye sandari. Wambwiye banzu bibereka abantu babibone. Wambwiye ati mbanguke urashaka byihutirwa. Yego. Ngira ngo wenda ari n'ikibazo uhuye nacyo ndafatireka nge kumva umuvandimwe cyambwira. Yego. Narindi mu rugo nanjye nanubwo meze neza naye ndarwaye. Ya. Hanyuma rero umuganga ahantu twerekeje ni hehe yakubwiye muzajya mukominikana kuri telefone utiri usubira muri izo nce za Kibungabamo? Rero ahantu yambwiye niriwe nsubiriza iyo za Kibungo. Yambwiye ko ngomba kureba ahantu nyine hari toilette. Tabamo abantu benshi. Ukitumamo se? Oya. Ntago nitumamo. Yego. Ntago nituma muri toilette ahubwo. Yego. Ni kweli kwaka? Okay. Muri wese turajyayo witumemo. 500 bize natwo duke. Oya ntago nituma muri toilette nyine ari byo ngomba gukorera moto. Rero reka twumvikane n'abadukurikiye babyumva. Iyi nkuru nje kubagezaho yari se nkuko yamamagaye. Ushobora kuyirangiza cyangwa se nyirangiza. Kuko noneho ibyo byo kunjyana muri wese nimbona harimo ibibazo. Nese ubwo urumva atari imyuka mibi koko? Nyine birumvikana ariko se nyine iyo ubuzima ubona bugoye wabigenza gute se? Nese ntago wemera ko Imana ibaho? Ndabyemera. Ntago mbihakanye pe ariko ubwo ugiye kuba nk'ababandi bavango muri iki gihe n'ukwirwanaho ngo n'ukwira wariyerangije. Yitwa nko kwiyeranja nyine. Muri wese rero urakorera yiki niba atari ukwitumamo? Muri wese urabona afite buje 5. Agenda nzicana nzizengurutse kuri toilette. Ziri hese ziri mu gikapu? Se ndi kukubwira ntakwereka ukagira ngo ndiko ndakubeshya. Yega Yesu. Do. Na amagi. Zihani buje 5. Ai ndabonamo n'ikibiriti. Kibiriti ni iki? Cyo gufatisha buje. Icyo gishashe se kindi mbona wateretsemo? Sashi nayo. Nyine niyirazamukiraho amafaranga. Turashize. Olivier, nimbona byanze nkabona ari ibintu biteye ubwoba. Tugende. Esoga nibirukanka nabo mbani. Oya nituzaba banze. Rega ngo hamagaye kugira ngo nyine urebe. Kuko ibyo bice bigiye gushaka. Nese muri wese bakuramo amafaranga gute? Ibyo bice bigiye gushaka bivuye mu myuka mibi, birabivuye n'ikuzimu rwose. Umva. Nira modoka twazanyemo nuyinsubize mu ndende. Nyuma y'ibyo byose nitumara kubona ibyo biceri turafite no kuba twanabisengera rega niyo myuka mibi kabiva. Nase ubwo nubisengera nuko urumva ushobora kubisengera. Cya kidayimoni uwo mwahuye ni ikidayimoni ahubwo. Oya ntago ari ikidayimoni n'umuntu. Kamera dushobora kugera muri wese twese toilette ubu ni ngiye. Toilette ni ngiye nta. Ako nge sinyinjiramo. Hase waretse nko kwereka. Ndetse nka kwereka. Hari cyo nakuzaniye nawe. Nawe rwose. Cyo nakuzaniye. Yego. Haranuka we cyakoresha amafaranga ko nama bya Satani. Bikaze. Naguze ko kofi yoboye isisi. Buje se. Ni kari. Nakubwiye ko tuganira turebana rwose. Buje urazishyiraho gute? Buje nyine ndazicana nzishyireho. Gute nyine? Kwanza reka mbanze mpamagare muganga. Mbanze muhamagare. Anyibutse ukuntu ngomba kubigira gute ngomba kubigenza. Ihangana umuntu uko ntago byoroshye. Ntabwo nakinjira. Ushaka inkaryama nkayo. Ntabwo nakinjira mu pe. Shaka inkaryama nkayo kabisa. Mu ndebere ngahana amafaranga agiye kuva.
undebere ngahana amafaranga agiye kuva. atanyita basebadi tamfata muganga byagenze gute Shari yewe rwose yego muganga mwiza bya bindi twavuganye naha yewe byambanye birebire ntabwo inzira yari yoroshye ntabwo ari yoroshye mwana wanjye n'ababyeyi bakubwiye warahinyuze urapenga uramuzi ugiye kubona ibitangaza mwana wanjye cyangwa ikapu wakiguze mwana wanjye nakiguze rwose ibyo wambwiye byose ndabifite aba bantu bari inyuma yawe n'ibyo bimashini mbona n'ibyo bitoroshye ni ibiki mwana wanjye abo bantu bahuruje n'abana mwana wanjye mwese muga ntiwambwiye ko ukorera mu mucyo sambwiye ko ukora ibintu biciye mu mucyo rero naza yego ntabwo ari uguhuruza ariko ukorera mu mucyo ariko ntabwo ari uguhuruza mwana wanjye nagiraga ngo nyine sangize rubanda nyine ibi bintu babone nanjye aho nakuye amafaranga nabo bagerageze igikapu wakizanye wakiguze nagutubwire amagi atanu wanazamuye nazifite mwana wanjye nabiguze byose ndabifite ubu tuvugana Review urabona ibintu atari yego rero mvuga ati umunezero ni uwanjye ngiye kukwereka akadomo kuko inkuba naguze nakubita mwana wanjye yego mubyeyi mwiza ni amadolari ngiye kuguha mwana wanjye urabyumva neza ndabyumva aho urambura icyo gikoresho cyangwa nakubwiye kugura igipfunduro uvanemo ibirimo indani yego mubyeyi ngaho akira mfasha ntago byari binyoroheye nagiye nyine mbibura zamuramo iyo shashi noneho nurajya kuzamura iyo shashi ushyire ku mwobo wawe sinakubwiye yego iyo wese nibwo mugiye kubikubwira mpamvu nakubwiye ngo igikorwa tugikorera kuri wese yego nuko banjye gupinga n'inyatsi wari ufite bakurongeye muri wese muri ya myenda yo hasi mwambara mu gihe muri cya gihe cy'ukwezi ndakumva mubyeyi rambura iyo shashi irambura mwana wawe namaze kuyirambura fatinya nyine wowe umunyamakuru urimo ndareba rero wambaye bonete namubonye rero wohereza ayo magi yafate mu ntoki ngo iki uwo munyamakuru muhereza ayo magi nagutumye ayafate mu ntoki umva muze ninjye namuherekeje yego fata aya magi reka amagambo menshi amagera kweza ayafate mu ntoki kandi wagende nayo mfata kabisa ihangane uyafata nyabuneka utanyiburiza umugisha wo kwibonera udufaranga hakuze ibibazo nari mfite woza ubushomeri none se yego ubu ntabwo ari ikuzimu mushaka kutujyana ntabwo ari ikuzimu dore umwana w'umukobwa bamuroge muri bya bintu bajya bagira muri kwa kwezi kwabo ndashaka niyo ngesigirukanira aho ngaho noneho umuzamurira amadolari 700 mwana wanjye ni imihango ubwo ni imihango byo batajya imihango kuko ngiye kumwereka ududomo n'ibirabyo kuko inkuba ntabwo zirakubita ukagomba kuzaza mu gihugu cy'ubugande uranyumva neza ibugande yego kuri cya kigo cya mwana wanjye nkamuha miliyoni 350 z'amadolari yanyuze muri byinshi uwo munyeshuri yanyuze muri byinshi yanyuze muri byinshi mwana wanjye ariko baramurwanya bamurogera mu mwenda w'imbere muri bya bintu ni kontakisi mwana wanjye ntabwo uhereza ayo magi y'abanyamagambo yego babyeyi bacu igikorwa kigiye gutangira ababyeyi bacu muzedu barambuyeho neza iyo shashi yego nayishyizeho umubyeyi mwiza ikibiriti twagutumye na buje urabifite byose turimo turabireba byose ndabifite cyane buje ya mbere nurangiza uyicunike ujya muri tonyanga byayo ushyire ku mwobo wa tuwarete impande y'iyo shashi akira mikoro sinjya mbabari ukamfasha kuzana nese ubundi fata mikoro rero ubwo ngufasha ngakira ku mugaragaro uranywa neza muga yego nakumva mwana wanjye nakumva ngewe umva nkubwire yego ndakumva iyi nimero aguhamagayeho ndi kuyibona nomero yanjye ni 0788434345 nibwo n'abandi bayumve mwana wanjye mureke amagambo mw'umwana wanjye amafaranga njye ningira ikibazo mba rwose nayifashe mu mutwe njye ubona nawe ndabona ufite ikibazo mwana wanjye nawe ntabwo worohe uzana ku gicumbi mwana wanjye tukuzamuriraho impano n'ibyo bintu bikuru bizakoma mwana
yego mubyeyi mwiza namaze gucana buje ya mbere yego yego cira gatatu indese ni wowe rega nakuze none se muzengi ibyo birandeba nzanye n'ahantu hanuka ariko wamfashije kuko nkibonera amafaranga kuko nimero yanyu nayifashe oya muga ndi kubikora amaze gucana iya mbere muciriyeho kangahe se noneho ko binanze ariko buje ari kuziryamisha mu bwenge agenda zitereka zihagarare yego ese muga ndabizi mubyeyi mwiza muga ko mbona buje zanze guhagarara zanze guhagarara ngiye kuzihenya ntabwo ziri kwemera guhagarara iya mbere zana ego mumi kibiriti se bayigize ukima wa mukobwa rega cyaguye aho hirya yesu ko muratuma muganga mvaho yemwe mwamba bariye ko cyari kiri aho ngaho yego mubyeyi mwiza ngeze ku ya kabiri yicana uri hasi ndabona hari umuyaga ndimo ndabikora maze kuzimya iya kabiri yego yego muganga mwiza n'ubundi nari naragumiwe ni nk'ibyo byose wagira yagira wowe yego ndangije iya kane mugazi yego nsigaje imwe muga mugire vuba ari kunuka mfite akandi kazi zingibyo byose muga dore ya nyuma ngiye kuyizimya ndihonde kwishashi yego naritayeyo yego mubyeyi mwiza rero nimusinzire nibonera amafaranga nawe nye uretse n'uwo uraba urebye muga
yewe muganga we akabazo k'amatsiko ndi kukumva mubyeyi mwiza bahumirize rwose ni mu yego mubyeyi mwiza ndakumva muhumirize nibonera amafaranga bahumirije mani nimugire hari kunuka rwose hari kunuka yego kubwiye ngo ngucira gatatu 1 2 3 yego turakumva mubyeyi mwiza yego mwasinziriye cyangwa muragira ngo bahumirije mu yewe nasibye nababwiraga dore amafaranga nabonye mubyeyi mwiza kamerama ibindi twigende ibi ni ibiki urabibona ariko ngo iki muga none se ko kwa mubwenga amajya 5 akaba atayemo rimwe akaba hasigaye 4 na za buje 5 zikaba zisigaye byo birajyahe ayasubiza iwabo nkazamuha $350,000 yego mubyeyi mwiza ubwo rongeye kubitora nigendere rwose umva muze nabo ntacyo batabona reka ngira ibyo mubaza umva muze ishyira kuri mikoro yawe haranuka mwana niko none se ubu aya madolari yababare tubanze turebe none se ubu nta ngaruka byamugiraho reka nkubaze ibibazo bibiri nigendere none se ubu aramutse anguremo nk'agafanta ntabwo byankurikirana ku bibazo mfite nta kintu nakumarira rwose none se muga ikibazo cya kabiri kiragira giti muvura ese kuri guhinduranya amajwi uyu mugabo ni umudayimoni kaho rero tubwire indwara uvura tuve kuri uyu mwobo ngo si kimasa kiguza nga none se ubwo kuki umuhaye $700 ajya kungana na yaguze ikimasa kuki utamara amafaranga bakwita muganga nde bana kabije byo reka ayo magi mwana nigendere mva muri iyi myaka va ibyaha ibyawe cyangwa ibyawe ubwo sabwe n'iki ko nambaye amarinete ukambwira ko nanjye mfite ikibazo
kwa muganga ashobora kuba abikora arabikora ahubwo wowe urangurira akantu uva ku giti dore umwobo ubanza ari byo kuko hari uwajyaga ambwira ego yego hari umunyamakuru mugenzi wanjye wajyaga ambwira ko azamemukira ubanza ari byo muganese ko nyafitiye ibibazo muga nanjye nayo yampaye nayabariye nayo nabahaho bazagushaka ubaha yabo umva bitwaho ubwo nitaye umva nkubwire muga bazagushake aya matariki nanjye mba nahembwe mureke nge nayo nshaka ubwo nza ko ufite imishitangira hanze singaho uracyanyanaye urakwegera muganga ngo akuvure ndaje njye kurya yanjye urakoze mubyeyi mwiza ndishimye ngiye gukemura ibibazo byose cyanakubye ngo turakaguma ngo ku isi ngo ya gatandatu ngo turagiye urumva bikomeje kugorana ariko urabona yuko uriya muntu uko biri kose funga icyo gituwarete duhagarara umva nkubwire rero urumva ari ni amafaranga yabashaka n'iriya modoka twazanyemo ntabwo njyana nawe gusa egera mikoro nkubwire pe icyo nshaka cyangwa arayaguhaye itayongera aragenda oya have witeka ibyo bintu have we izina rya Yesu ongera ubara ayo mabyi ya Satani turebe dore rimwe dore magana dore magana atatu dore magana oya uri kuyabara ubyica tangira turebe bararimwe ushyira mu gikapu dore ijana nturihinahine dore ihimwe bari ku dore magana abiri dore magana atatu dore magana ane dore magana atanu dore magana atandatu hari ikindi wazo ladies and gentlemen nkuko nahoze mbibabwira Alice dusanzwe turi inshuti ariko kuri uyu munsi wa none ngize ubwoba cyane yuko muganga hari ibyo amaze kuvuga ndetse kandi hari mugenzi wanjye koko umunyamakuru yavuze ko azamemukira ndetse n'ibyo yavuze ko mfite mushiki wanjye ukize kuko ndamufite uba hanze ariko naye ni wa muntu ushaka kuma amadolari 50 nyuma y'amezi nk'abiri ariko nta kibazo niko ubuzima buba bwubakitse nta mpamvu yo gutegura kuba wategeka umuntu ku mafaranga ye ndacyari MC Set nko bisanzwe iyi ni Kigali News 250 reka nandukane na Alice nge nigendere kuko ndashaka gusohoka kamera dufate moto niyongeye kudutwara mu modoka ye ari bye nzuragiye yes ndagiye nta nubwo nshaka ko hari umuntu tubonana ejo batazava gusa icyo utabonye ni nyine nta muntu tubonana none sari kutajya uburaburiza watuguriye agafanta basi duhe nka 5 sibyo ra ariko apana kuraya yawe aya mafaranga arahwana n'ibibazo byose mfite nta n'iki cyabiri naguhama kamera noneho wanabipinze munyihanganiye ndwaye amagripe ubu ngubu kamerama azongera atwifashishe uri kubyumva urumva kamerama ubu azongera atwifashije buretse yuko nagira ngo nanamwumve urabizi ko natwe twahembwe dusubiriye mu biganiro bikurikira Imana ibamera imigisha itagabanyije.